hanyuma kuko hari benshi batangiye gukuramo inda abo mukwaga abo yakoze. Leta y'u Rwanda niba igira imbabazi ikibuka ko abantu batubyara bagira ikibazo gikomeye kandi baba bafite agahinda gakomeye, yatubabarira we agabasha gukurikirana abantu yakoreye kuva mu kwa gatatu kuko bose bafite ibibazo n'abo yabashije kwakira mu kwa kane no kwa gatanu. Rwose leta y'u Rwanda ikunda abanyarwanda bayo kuba yumva izi neza ububabare bw'abagore batabyara barangije kugera mu myaka y'ubwihebe, ni ukuri yumva ko bashoboye badukorera icyo kintu kugira ngo natwe. Ibihe byiza ndagusuje uwo natwe kuri Mwike Official. Gahunda zo ni ibiganiro, amakuru, update ndetse n'ibindi byose bishobora kugira umumaro. Byakugira umumaro byose iyo tugizeho tubibona pakuba gusa bitarimo kurengera cyangwa se kuvogera uburenganzira bw'umuntu ku giti cye cyangwa se no kuvogera muri rusange. Kuvogera no kuvogera nyine iyo irengereye nawe urabyiyumvamo. So rero twebwe imbibi zacu ni amakuru kuri politiki, diplomasi, umutekano, ububanyi n'amahanga ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Aho imibereho myiza y'abaturage rero nidatuzanamo iki gice cy'uyu muganga bita Semwaga, Dr Semwaga urimo gutabarizwa n'abadamu barenga 280 bose yaramo kurikirana ku kijyanye n'imyororokere yabo byagenze gute. Rero hanyuma tukomeze tureba nuko gutabaza. Wabyumvishe mu majwi dutangira, aho umudamu yavuga ati rwose abagera kuri 7 baze gukuramo inda, nanjye maze iminsi nyiviraho. Hanyuma rero aravuga ati rwose leta y'u Rwanda nigire ikubite icyuhagiro irebe ko umugabo wenda yakurikiranwa ariko akufasha n'abarwayi yari asanzwe yitaho. Byagenze bite rero? Uyu muganga nk'uko tubikesha inkuru zigiye zitandukanye zatangajwe na RIB, aho bavuga ko bataye muri yombi Dr Semwaga ukekwaho ibikorwa byo gufasha abagore gukuramo inda. Niko byavugwaga, ngira ngo niko inkuru yavuga niba ntibeshye. Hanyuma avuga ko yataye muri yombi azira ibyaha nk'ibyo ngibyo, ariko mu nyuma ibi uko bigenda bisobanuka gake gake, inkuru yamaze zagiye kugenda zijya ahagaragara. Biravuga yuko yakoreshejwe n'umushoramari wari ufite ikigo cyita ku bagore babuze urubyaro ndetse n'abakobwa bifuza gutwitira mwene abo badamu cyangwa se mwene iyo miryango. Hanyuma rero uyu Semwaga we akaba ari umutekinisiye w'icyo kigo cyangwa se muganga cyangwa se wafasha gushyira mu bikorwa icyo gikorwa cyo kuba wafata urusoro rw'ubyara ukaruhuza ukarushyira mu gutabyara ukarushyira mu byara akabasha kugira gute kumutwitira. Ibyo rero niko byari bimeze. Hanyuma rero byaje kurangira rero hari ikosa cyangwa se hari icyaha kijemo bitewe no kunyuranya kw'ibiri mu itegeko n'ukuri kw'ibiri kuri tere, aho uyu mugabo Semwaga itegeko rivuga yuko mbere yo gukora icyo gikorwa abo bantu babiri bose bagomba bakabonana bakamenyana, hanyuma igikorwa kigakorwa bose bamaze no bareba ko bimwe birakorwa. We rero akaba yaraguye mu mutego w'uko ibyo byakorwaga, ariko umwanya wo kuba uwo wahagaze hagahagarara uwo nyiri bizinesi wanahagaze mu ruhande rw'umukomisiyoneri we n'umugore we, aho bivugwa yuko bemeraga umukobwa amafaranga agera muri 5 miliyoni zo kugira ngo abashe kuba yatwitira uwo muryango, ariko bakabaha avance ya miliyoni nayo ariko ntihite itangwa. Aho ngaho rero ni ikibazo cyabereye kuko ngo babahaye amafaranga 400,000 aho kugira ngo bahe miliyoni ya avance nk'uko barayivuganye. Hanyuma icyaje no kurengaho ni ukubicisha inzara mu bihe bitandukanye. Hanyuma rero ibi ngibi mwagiye mubyumva amategeko kenshi y'u Rwanda bavuga yuko umuntu yemeye kuba yatwitira undi cyangwa se yasaba undi akamutwitira n'ibindi nk'ibyo ngibyo byerekeranye n'imyororokere. Iryo tegeko rero rivuga yuko umuntu ashobora kwifashisha undi akaba yamutwitira, cyangwa se wenda yaba adafite systeme y'imyororokere yiwe yaba itabikora neza, akaba yakwifashisha abaganga b'abahanga muri ibyo ngibyo bakamuhuza bakamufasha kuba bagira gute bafata intanga ziwe bakazishyira mu wundi we kubyara bikunda. Aho rero niho Semwaga abera inzobere, ni muganga w'icyatwa rwose mu bijyanye n'imyororokere, kubera yuko abifitemo ubunararibonye bw'imyaka myinshi rwose iri hejuru y'8 aho yitaga ku bagore. Uwo mudamu rero watanze ubuhamya
mu kiganiro kimwe yahaye umunyamakuru, yavuze ati nubwo bavuga ko hari abaganga benshi babikora ariko nta bandi, mfite imyaka myinshi nze nirukanka muri ibi bintu ndeba ko nabona umwana, ati icyo byansaba cyose nagitanga. Baturangiye i Kanombe ariko mu bagore twagize turi nka 30 twese nta n'umwe byabashije gukunda, mu gihe uyu Semwaga we ngiyo mu badamu nka 50 rwose 40 ndazibasha kuba zagira gute zafata cyangwa se batwita bigashoboka. Hanyuma ubu rero Semwaga uyu nguyu akaba afunzwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, akaba arimo gukorwaho iperereza. Hanyuma abadamu rero ababyeyi barimo baratabaza ati rwose barebe ko bamubabarire, turebe ko natwe wenda twagira gutya tugacikira impinja kuko nibo wadukurikiranaga. Aha rero naho hazingiye ikibazo nyamukuru yo gutabaza, kubera ko abagera kuri 7 bamaze gukuramo inda, ndetse n'abandi barimo kugenda bavira bava cyangwa se kuvira ku nda, sinzi uko bivugwa neza, niba ntabivuze nabi mutwihanganire. Bikagaragara ko rero muganga umunsi ku munsi agomba kugenda akurikirana umubyeyi cyangwa se umuntu wagiye gutwita, agenda amuha imiti ku kigero runaka, akagira n'igihe cyo kumugira gute kuba yamuterekamo rwa rusoro. Rero bikavuga yuko abari bamaze guterekirwamo bamwe zamaze kuvamo, bakaba bavuga ati rwose leta y'u Rwanda niba igira impuhwe nirebe ukuntu yabigenza, uyu mugabo afungurwe aze adufashe, cyane ko ari nawe twamaze kubona yuko abishoboye, n'abandi nubwo babikora ariko ntabwo babishoboye nk'uko nawe babikora nkawe. Reka rero dukomeze twizere yuko ijisho ry'ubutabera n'ubucamanza n'iki byose, nk'uko ingingo zibivuga yuko umuntu aba umwere kugeza ahamijwe n'icyaha, bashobora kurekana uyu Semwaga akaza kuramira ubuzima bw'abo badamu barimo gutabaza, kugira ngo babashe kureba ko nabo bazagira gute bazakikira ku bibero byabo abana. Ni kuri Miki Official rero, inkuru nk'izi ngizi z'ubuvugizi z'iki n'iki tuzatugerageza turebe ko aho bishoboka tubikora gusa kandi nta marangamutima ajemo. Ni kuri Miki Official, mugiye byiza, subscribe yawe ni ingenzi, like ni ingenzi, comment, asigaye turakunda mwese. Ciao ciao.